Asibundi reka tubanze tumenye urwego rw'itangazamakuru rwashyizweho n'abanyamakuru yego sibo ni urwego ntago rushingiye kuri leta yego cyo bakora bafata ibyangombwa byo bakabishyira muri leta bakabidekarara nk'urwego rwigenzura yego ariko rushingiye wenda rufatiye kuri leta ariko abanyamakuru nibo barushyizeho yego bafite n'uburenganzira bwo kuba bavuga bati okay none ntabyo dushaka semu nk'ibi bya J-Sport yego kubaho ahangayitse kurenza uko atari bivuga yego kuko nese wamara kuvuga ibintu nka biriya ku gihugu cyakubyaye kweri ukumva uracyafite urwo rukundo cyangwa se ukumva uri free akarenza umunwa karushya amagara yego ntago turabona itangazo rya ribu turabona irya polisi yego ariko amakuru ahari bivugwa ko rage afunze yego akaba afunzwe azira iki Yes, reka nsuze kandi nkwifuza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi ahangaha kuri Huza 250 TV. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba. Tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali, wowe uri muri East Africa, Africa hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Komeza kugubwa neza cyane we wamaze gukanda subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV. Ni nacyo gihe ngo wowe utarabikora ubikore, tujye dukomeza kubana mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi nk'ibisanzwe. Kuri mikoro ya mbere ni Emi Kabaka, naho kuri technique ni Emilie, dutuwe tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none nakiriye umwe mu bavandimwe tubana umunsi ku wundi, ngire ngo muramuzi kera twatangiranye, abari mu mipira ariko uyu munsi wa none abari mu makuru agenda hirita hariya kuri mama urwa Gasabo, bamwita Ejidose my brother. Amahoro cyane kaba. Bimeze bite wafura? Ndashima Imana. Biragenda. Biracamo nabi. Minsi myinshi wallahi. Minsi myinshi. Ariko reka mbanze nsuhuza abavandimwe inshuti, abasubscribers bahuza 250 TV. Yego. Abakana nabashimire cyane, urabona ko n'abantu bari kugenda bambresinga bakandaho kuko mu byumweru bingayo mbona abasabu barenga ibihumbi bingaye bamaze kujyaho. Ni ugukora cyane, ariko nanjye nubwo bisaba imbaraga ariko nabo ndabashimira kuba bakima icyizere cyo kuba bakandaho nkabona banabireba. Nanjye oya nibakande kandi bagumye bagukunde bare biganiro byahuza 250 TV. Yego. Byanze bikunze nawe ndakwemera, nzi ko uzi gukora inkuru nziza kandi uri mwe mu bantu terebayizi pe. Ntekereza ko utava mu presenter mwiza wenda nkanjye kurugero mbikoraho, ariko nawe kuri te kuri field nawe ndakwemera. Sinanjye nyine hari udukuru kabisa ujye ukubita kuri field nkavuga nti much respect wawigereyo kandi ukainforminga abanyarwanda ibintu ubona ko bifite kare. Nicyo naze kuko imbaraga ndazifite zo kandi buramba nyine sigaye ngerageza uziga bibona courage ntabwo nkirara mu mayo n'iki ndavuatireka warakuza warisobanukiwe iyo kurara se muri biri ujya hari umumaro mwana bira bintu nta mumaro ntabwo kibyemera. bamwe barashaka gushaka abagore kugira ngo abisezerere burundu wowe cyarimo ako nanjye bira bintu mbona ari ukuntu mbona bira bintu bitanatwikaga. Bira bintu ntabwo bitwika amana cyeshe buno uzarewe n'aba influencers dufite bakomeye cyane nk'aba YouTuber nkawe urabikora nk'ibyo ukoramo buriya bakubwira ko nk'abakuru bawe baba YouTuber ba Irene ba Yago ba Sabe akenshi bo barara amajoro bari gukora ibiganiro sibyo mbere bwa uploading cyangwa bari gushaka amafaranga mu ariko ukarara amajoro man bro umwana muto urafite iterambere urashaka kurara amajoro uri kuri comptoir ntabwo byakunda. Tubwira abajama bacu bato uri mu ngeso mbi utari kuri comptoir ari muri chambre yashinze ivi ntabwo bikunda. Cyambere mu mugise mama rwa Gasabo biri kugenda kuri mama rwa Gasabo tumeze neza turaho nta ribi. Abonye mwana ro kirisa abanyamakuru bashya duhora turokirita ega ikigo kinini hahoramo impinduka kandi amakarita y'abanyamakuru beza bagomba kuba abantu bajya bibuka ko ari ahantu hari ukuntu twigeze kuruhanaho. Bon barabizi ntekereza ko babizi mama rwa Gasabo abantu bajya bamenya buriya ko nanjye ari hamwe mu hantu hawe ni mu rugo hariya mu rugo harani mu rugo ni ahantu twarerewe cyane tuva za Kanombe tugira gute
rwari urugendo rukomeye yarugendo rukomeye ariko se byaje kugenda gute kugira ngo wisange mu makuru twarabaga twibereye muri siporo ntekereza ko improvement byose nabikora ntabwo navuga ko ari amakuru gusa kuko nk'iyo ushaka umunyamakuru mwiza ugomba byibura kuba kategori zose z'itangazamakuru zigusaba kujya mu munyamakuru mwiza uzifite bagusaba inkuru yo kuri teroka wayitanga ni case wenda waba utari umupresident avuga ngo presentinga ukaba wajya kuri kamera ugapresenta izo kuri tele ntiwajya kujyayo ra naho ndajyayo kuwandi n'ubu ndajyayo oya n'ubu njyayo bari mu mikino ukajyayo nta bidasanzwe mbese nyine bangira icyizere cyo kuvuga bati mu minsi ishize nabonye imwe narashe irya rero yego benshi bayimbarijeho ariko imbogo ziraraswa mani kandi nta muntu utarasa imbogo nta muntu utarasa imbogo cyakora nyine mu banyarwanda ukunda gusanga ibintu byiza kenshi tubyirengagiza ahubwo tugashaka gukuririza ibibi ako kubera iki niko twisanze usanga nyine urumva jewe nsanzwe ndi umupresident kandi mwiza uvuga amakuru neza mu kinyarwanda ariko akantu kabonetsemo gato kidogo gahise gakwira igihugu baragasharinze avugiye amagambo aya naya ariko n'ibintu bisanzwe nyine tubibamo n'ubumuntu ku kazi nta kintu bigeze bakakubazaho ariko abantu benshi bakunda kumbaza ati ku kazi meze bite byagenze bite buriya ku kazi nta kidasanzwe imana regira n'imbogo bisanzwe ni ibintu njye nyine mba numva ari ubwo usanga byaba enjoyment ni ibintu byo kuguserereza nyine kublaga mwamwitoze nkuko muri newsroom umuntu agata afata mashini ifite ijwi rinini agata gakina cyo nyine kujya abantu bacangamuke baguseke baguserereza birangira harajya amaza tese Scovia yabivuzeho iki ntabwo mwashyamiranye gute se none se ugenze mu biganiro akora nta mbogo wasanga n'utari twebwe yakora yarasa imbogo bana yego nta bidasanzwe utarasa imbogo eje uyu munsi navuze ngo reka nkuzane uri umwe mu bantu baba muri siporo babizi neza rumwe mu bantu bambona bagenda bikaraga ariko nanone ndavuga ati ngomba kuza kukubaza ku kijyanye nanone n'umukoresha wawe Scovia sibyo muri siporo dukomeje kubona intambara yaba mu banyamakuru kenshi tumenyereye ko izi ntambara twajyaga tuzibona mu banyamakuru ba showbiz ariko akenshi ukabona ko twebwe iyo bibaye mu ba showbiz tabakebura ugasanga bamwe baranafunzwe ariko uyu munsi wa none tubona intambara muri siporo sibyo cyangwa se mu itangazamakuru ryemewe sibyo rya siporo ugasanga ni nta kintu kiri kuba kandi ukabona ni abantu barengereye twabonye Rugaju ari kufitanye bifu na Lorenzo sibya danje tubona SKFM n'Isibo bihagaze bite ziriya ntambara iri kuva hehe uyu munsi wa none iri muri siporo man kaba ziriya ntambara hano ziva n'indonye yego bundi gukora siporo ntacyo byaba bitwaye kuvuga siporo twivugira umupira buriya neka nkwe n'urugero ni gake uzabona abantu bavuga ku makuru y'Iburayi bashwana kubera ko ibyo bavuga ko kandi ntabwo bavyege ntabwo bahereza umusaruro ariko uzarebe abenshi bapfa abenshi bacwana n'abakora siporo mu Rwanda kuko ariyo bakuramo indonye rero biriya bambaza ati biva kuki ubwo n'indonye imeze ute bon reka mvuge nkwe nk'urugero hano mu Rwanda abanyamakuru ba siporo bamwe na bamwe twashatse kwigira abagenti abagura abakinnyi ugabo ni bande barahari yego bigira abagura abakinnyi nk'icyo kigo bavugaga harimo nk'abangahe SKFM harimo nk'abangahe yego rero hakaba n'abandi batabagura mu buryo buri official ariko bazi gukuririza no gutsisibiriza no gusigiriza abakire bakabakandira yangeso yateye yego nkandira rero bitagenze neza barashwana kandi gushwana akenshi babyita conflit de terrain cyangwa se amakimbirane ashingiye kuho muhurira aho musarura hamwe akenshi usanga n'ubundi bituruka ku kuba ngewe n'akabaka wenda tuvuga siporo ariko siporo birenga kuba tutabyumvikana nk'uko nawe twavuga ati wenda tuvuge ngo Simon Eric Zidane n'umukinnyi mwiza ukavuga ko ari mubi ibyo tukabirenga tukabyuriraho ahubwo tukavuga ya matiku bwa bujaro bwa busambo twiberamo ushaka kuvuga ko SKFM itagitangaza amakuru ya siporo ahubwo iba ibereye mu matiku oya ntago ari nk'ubwo buryo nabivuga ariko akenshi nta nubwo ariyo yonyine usanga ibitangazamakuru kenshi hano mu Rwanda kenshi byibanda kuri shampiyona yo mu Rwanda no kuvuga umupira wo mu Rwanda kubera ikintu bifite akaryo kihuse
naguhaye nk'urugero navuga ngo nta banyamakuru bavuga amakuru y'Iburayi wapfa kubona bashwanye uzajya kuri BNB bafite akabari ka siporo bakora nimugoroba ni gake cyane uzapfa kubona bashwanye nabo kuri SK bakora kandi mugoroba cyane mugoroba yego kuri SK ubwo hari ba Arani Ruberwa na ba Keza Cedro na Keza Cedro na Nuza uyu wavuye na Shafi yego ni gake wabona bashwanye kubera ko ibintu bavuga nago babigeraho baravuga umupira ariko wakure nangaruka mu buryo bw'amafaranga biteza ku kanya ibyo basomye bacukumbuye nibyo basomye amarangamutima ariko ahangaha ngenda ajya kuvuga nyegereye Rayon Sport niba ngewe umunyamakuru n'urugero naragurishijemo umukinnyi yego ntuzamuvuga nabi ikipe igafropinga cyangwa agafropinga nzaza myorose norose ibyo abantu bareba musigirize muvuga ko bipfira handi nivuga ko bipfira handi ariko umutoza bazamujya mu matwe kenshi abarari n'abanyamahanga batoza babasobanurira ati umukinyi abara baravuga ko umukinyi yo mwishi kandi umutoza arabibona ko umukinyi yirangije cyangwa usange bibaye ikibazo ninjya kuvuga umutoza cyane ninjya kuvuga perezida uyu perezida ni muzima cyane abandi ati nta buzima kubera ko nge warantunze cyangwa se aramfasha mu mibereho yego hanyuma kuri siporo sinabona no kubivuga abenshi baranasuzugurika cyane ngo babagurira inzoga za 5 kugira ngo bavuge niyo umuntu yangandiye 5 ejo nkagenda mvuga ibitajyanye zikaba ari inzoga zibavugisha 5000 bro ntago bahembwa se harahembwa rega kujyana n'amafaranga akanga mu jisho nikanga mu nda wenda washyikira ariko buryo ki ingere bashyikira kabari bimwenge numva bakari n'abati haraba basinze se ubyumva nyine yego araba basinze ariko nabo bitwa ko batasinze ari bazima nabo nizo conflit de terrain n'ubundi nabo hari uruhande baba kavaringa rwabo ntago uyu niyemerewe kuvugwa nabi namuvuga nabi tumwatake mbese ikintu bapfa cyarenze kuba sport debate nuko naba mvuga nawe uvuga tukavuga bya bitekerezo agree to disagree mwemeranya ko je nawe tutemeranya ku mukinyi byararenze ahubwo bijya inyuma y'abakinyi bijya mu byo tutazi bijya mu busambo ubwabo baziranye abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko Scovia akaba na mabuja wawe w'ikigukorera ikigo ayoboye cyangwa se RMC ayoboye ishobora kuba urugaga rw'itangazamakuru ry'igenzura rwego ari ikigo cyamusumbye ngo ubona ko bimusumba atabifitiye ubushobozi benshi niko bavuga ariko jewe ntago ariko mbibona kuko mu Kinyarwanda bavuga ngo nta mutware kabeba cyangwa se nta muyobozi w'umwana ubaho yego afite ubushobozi ni umuyobozi w'ikigo nka kiriyo rwego nka ruriya twamutoye afite ubushobozi na komite bakorana staff yo gufata umunyamakuru ugize akarakajya bakamwaka ikarita biremewe shobone ngo yabatumije no mu nama arabanze kuza yarabatumije irga bose nago bazi kandi bataje yego erega nanone tubyemere yego ubwo bushobozi arabufite yego ariko nanone hari abasinya asanze mu itangazamakuru kameme kaba bamusuzugura ari umuyobozi asibundi reka tubanze tumenye urwego rw'itangazamakuru rwashyizweho n'abanyamakuru yego sibo urwego ntabwo rushingiye kuri leta yego cyo bakora bafata ibyangombwa byo bakabishyira muri leta bakabidekarara nk'urwego rwigenzura yego ariko rushingiye wenda rufatiye kuri leta ariko abanyamakuru nibo barushyizeho yego bafite n'uburenganzira bwo kuba bavuga bati none ntabyo dushaka semu nk'ibi bya G-Sport yego G-Sport ni urugaga yego urumva nk'ibera bya G-Sport nabo ni abanyamakuru ba siporo bishyize hamwe rero ntekereza ko n'ubundi umuntu kuvuga ngo byatumiye uyu yaje n'uyu ntiyaje ntekereza ko ni uburenganzira bw'umuntu kuza no kutaza kuko wakwibaza twese tuzajyaho tuzakwirayo abanyamakuru ni benshi ari muri RMC yego twese twakwirayo utaza ahubwo biterwa n'izina afite bikaba inkuru kataje ariko si ngombwa ko twese twajyayo n'inama aho sare bakoreyemo ntabwo twese iyo tujyayo twari hakwira rero ibyo bavuga ngo bisa nk'ibyamurenze nawe ni umuntu nawe ni umuntu kandi urareba hari ibifi binini bro reka mubwize ukuri ibifi binini kaba bitanwa nari amagambo se batangaye reka nkwereke ejo nabisobanuye ku gitangazamakuru cye ubwo icyo bashinzwe ni ukureba amakosa yego ariko iyo byabaye ibyaha bijya mu bugenzacyaha yego amakosa y'umwuga
abayakoreramo babakebura babe bakabapenaliza bivuze ngo bari impamvu bakebudwa bo ni amakosa ariko birenze kwa amakosa ntago bikiba biri ku rwego rwa RMC biba byabaye ibyaha bigenzwa n'ababijejwe yego na RIB n'izindi nzego bifatanyije rero buriya igihe uzabona ntago ari kuvuga ngo byamunaniye cyangwa ngo biki ahubwo nyine hari urwego baba batararenga yego buriya nkaho muri showbiz no twatanye tuvuga ati hari n'ababifungirwamo baraba barenze already yego urwego rwa RMC baba byarenze amakosa yego byagiye mu byaha kandi RMC ntigenzura ibyaha RMC igenzura amakosa ikayahanira ubundi ikatanga ubujyanama bigakemuka iyo byabaye ibyaha rero biba byarenze urwego rwa RMC barabitaruka bakaba bajya mu byaha bibareba bundi leta ikikora akazi yego ejedo nibyo nakubwiye ngo uba muri siporo nabyo nabwiraga abantu baca ahangaha nagiye kubona mu gitondo cyo kuri uno munsi mbona amakuru ari kuvuga ko uwitwa Byiringiro Rage nyuma y'umukino ejo bundi bishimiye bamaze kunganya n'ikipe y'EPR atakinnye kubera amakarita yego ngo uyu munsi wa none yaba atari mu maboko ataraye yaba ari mu maboko ataraye yego buriya ka official statement ni ibyemeza ariko ntago turabona itangazo rya RIB turabona irya polisi ariko amakuru ahari bivugwa ko Rage afunze yego akaba afunzwe azira iki arazira ko bamufashe atwaye kandi yasomye kuri Kamanyinya kwa kunde bayirariye muri club hanyuma yego akabwira polisi ko abo bamufata akirira ikipe yawo yitwaje icyari cyo urumva yego ubwo rero amakuru zandani mfite ngo polisi football club babibaje iravuga iti twebwe yego ni umukozi wa polisi football club yego ariko nibagiranye ikibazo na Rwanda National Police yego ibyo niba abirebe ku ruhande rwe yego twebwe turi ikipe hakaba n'abajejwe umutekano yego w'abantu n'ibyabo ubwo rero mu makuru avuga ko yashatse ngo kubadwanya ashatse ngo gushwana ariko nibyo nkubwira yego ni zandani cyangwa ari ku muhanda ni zandani ngewe ikintu mpamya n'umutima wanjye wose kugira ngo nirinde gutangaza ibinyoma yego ngendera kuri official statement yego ubushakashatsi buraza yego n'itangazamakuru riteye imbere hari icyo bita investigative stories cyangwa se inkuru zicukumbuye nazo nabyo ni byiza ariko iyo utaracukumbura ngo ubyinjiremo neza cyane wirinda gushyiramo igisoryo uvuga ibidahari ejo batazaguhamagara ukavuga ibyo utazi cyangwa ukajya gusobanura akarenze umuntu akarushya ihamagara ariko amakuru ahari we ariko Rage buranga ikinywagi rwose ngo aragifunga pe ubwo ni ubuzima bw'umuntu bwite kuba yafunga ikinywagi serivisi asabwa akazitanga nyuma yo kuzitanga akajya kwinywera buriya ni ubuzima bwe bwite narunywe abana ye niba burara ni kazi ke niko mbitekereza muri no minsi za polisi byaba ari kazi ariko ntekereza ko bitakunda ziranegekaye serivisi za polisi zinegekajwe n'iki polisi yatsinze imikino 5 ya mbere ibanza imikino 5 ya kabiri irakubitira polisi mu rwego yego polisi y'u Rwanda yemera ariko gisinemera ikipe yabo polisi y'u Rwanda ndayemera yego ishinzwe umutekano ariko barajenje ko bigeze ku ikipe yabo ubona ntabwo ikipe ya polisi yego nkuko tuvuga ngo nyamukandagira mu kibuga ni ikipe ya gisirikare kasi mitutu ifite ibikombe 23 mu kabati ko bya champion ikagira 10 by'amahoro iby'ubutwari na super coupe byose hamwe n'ibitanu bibiri ahandi bitatu iyo kipe ifite ubucongo n'ubukaka sekafa n'eshatu ariko ni iravuga ati ni ya gisirikare koko bigahita byigaragaza tukajya tunabona iri mu bihe biba bafande bizamukira bakayisanga uzabona idogagira polisi football club ukabona umwaka wa mbere guza abakinnyi polisi na karite y'abakinnyi bifite amakuru kuri nayo kipe itanga prime ya mbere hano mu Rwanda na karite y'abakinnyi polisi bifite ubashyize mu ikipe yindi polisi yakomeye ahubwo polisi nyine abantu bakunda kwivugiraho ngo mu kintu ushaka kujya kwirira nta pressure yigira muri polisi polisi ngo naho kujya kwiryamira bamuhaje bagiye bashininga ukabona ahubwo yasharije abakinnyi benshi bakagenda ubona bameze neza polisi ni ikipe itagira pressure ariko bakakwiye kubikosora giye mu nama ntanga buri gihe yego nk'urwego twemera ushinzwe umutekano polisi football club polisi Rwanda National nayo nigerageze mu ikipe yabo
ubwo bushongo n'ubukaka tuyemerera ayo badinze je bizamukira bakunjishe baje bazabwiye ati ikipe ntago ari byo kuza ntago ari y'abasivili ntago ari y'abasivili turashora turashora ku munsi w'ejo dose ubwo turi no kugenda tugana ku musozo kuko buri kwira uwitwa Badrama abatumbagiye icyitwa live atangiye gusebya yaba ubuyobozi bwacu bw'igihugu ararengera abageze no kuri perezida wa Repubulika Paul Kagame muzehe wacu arandagaza avuga amagambo aremereye abagiye ku rukuta rwe nanone rwa Instagram aranditse ati mwese mumbonye mwanyica nta FDLR nta FPR urumva ibibazo dufite nk'abanyarwanda nimwe mu bidutera mwese abanzi ba demokarasi mwangiza uburenganzira bwa muntu ukwishyura ukwizana kwa muntu ahita yandika ati he is your biggest fair muhonyora inyoko muntu mwese muri abajenosideri ahita yandika ati mayi mu buryo bumwe cyangwa ubundi you have seriously everyone but the entry words is watching ni ibi bintu wabonye Badrama ya amagambo yatangaje kuri Live ndetse n'ibyo yaje akandika ni ibintu wafashe uti bon abantu bose babyakiriye nabi yego abanyarwanda turi mu gihugu yego kandi koko nibyo ariko magambo make dusoza yego baca umugani mu kinyarwanda ngo nyamwanga iyo byavuye yimye wamuhaye inka reka nsoze nyamwanga iyo byavuye yego yimye uwamuhaye inka yego utarasoza utaragenda bamwe bari kuvuga bati ni urumogi abandi bati yishyuwe abandi bati ari gushaka ubuhungiro wowe ibyo ni ibintu urabivuga yege mu by'ukuri yego jye siniteye ku ibyo kuba yishyuwe ni urumogi arashaka ubuhungiro jye simpima ngo umenye ko ari urumogi nta tabi twabonye atumura yego ariko mu by'ukuri ibyo yakoze yego ni bibi cyane ku banyagihugu ukuntu tubayeho yego umutekano dufite ntazi ukuri byose twabihawe na his excellence yego ibirenze ibyo ngibyo ibirenze ibyo ni ugukabya kuko Badrama rega igihugu avuga abantu bavugaga yababayemo niyo mpamvu natangiye mvuga ngo nyamwanga iyo byavuye yimye wamuhaye inka yego iryo jambo ni rimwe ariko rikubiyemo menshi kandi baraca umugani mu kinyarwanda ngo umuswa ni wa wundi utema ishami yicayeho kabona Badrama ari ubuhungira ashaka cyangwa harimo akantu ntago nzi ibyagamije gusa yakabije yakoze amakosa yego yakabije yakoze amakosa kuko biriya bihereza icyuho yego aba bita ibigarasha yego bihereza icyuho bihereza imbaraga bita ibigarasha yego kubona uko batuka leta ariko nawe yamaze kuba cyo sinzi aho babigenzurira ese urahamya ko yabaye ikigarasha ngenda ndabivuga ese yabaye inyangarwanda si byose ese wabonye ibyo ari kubaka u Rwanda rukunze ntabwo arukunze nawe ntabwo namwita ikigarasha kuko n'ibyo bigarasha ngewe ntabwo nzi ingene babikora ibigarasha ni ibivuga igihugu cyacu nabi kuko batakizi batakibamo ariko none se uwakivuga ari mu Rwanda nawe yarakitwa cyangwa n'abagezwa wabaho Badrama se ntiyabaga mu Rwanda ese aka kanya arahari hari aho uheruka kumubona oya nyamwanga iyo byavuye yimye wamuhaye inka nicyo nasorezaho kandi buriya ntekereza ko buriya yijuse umuntu ushonje ni umwijuto umuntu ushonje yego ntabwo yavuga biriya cyangwa n'inzara arijuse ari kuduhagiraho kandi Badrama akomeje gutaka ubukene ngo agiye gukindurwa na za depresiyo abanyarwanda se iyo ntabwo uzi yaterime tuvuga ngo ngubwo urahazi mu by'ukuri usaba hazi iri gukinira ku bantu yewe ariko biriya bintu yakoze ni bibi cyane ni bibi cyane sindi umusesenguzi w'ibya politike sinaho ariko mu mboni zanjye uko mbireba biriya bintu ni bibi ni bibi nta n'undi nabyifuriza kandi biriya ni umurengwe igihugu cyagukamiye wabayemo wagira ibihe byiza wagizemo washoyemo imari nubwo avuga ngo uko yahombye ukashyirira ku
ku rwego nka bano ba Marina ba Safi akaguhereza akazu gakora burandi Yego. baramenyekanishije Muri The Main Records. yabashoyemo ariko Yego. baramenyekanishije Gese Ukahita mamyerega uvuga ko ibintu yanahombye kuko ntago wahomba umwaka umwe 2 3 mu bintu wakoze imyaka ingahe n'ubu kibishoramo je nuko Yego. mbibona Mm. yirashe mu kirenge Eh? ntabwo nubwo nanabyifuriza buri umwe wese kuko Yego. buriya Mm. agiye kuba ahangayitse kurenza uko atari wivuge Ye kubaho ahangayitse kurenza uko atari wivuge yego kuko Mm. nese wamara kuvuga ibintu nka biriya ku gihugu cyakubyaye kweri Mm. ukumva uracyafite urwo rukundo cyangwa se ukumva uri free akarenza umunwa karushya amagara yego agiye kuba ahangayitse kurenza uko atari wivuge Mm. kurenza uko byawe umugume mu mutima yego ni mpamvu abantu bavuga bati bamwe nakomeje twajyaga twiga harabona abonye muri comment bandika ati aho kunigwa n'ijambo zanigwe n'uburi bwiye taho kugira ngo turi ku mutima ubwo ni muri babandi n'ubundi twita ibigarasha nibo nagiye mbona muri comment babati badi ibyo uvuga nibyo nibo bamushyigikira cyane cyane ko bari buze no guhita bamukandira sinyafatanya nabo tutizera bimwe abo bafite uko babivuze nuko babyumva nuko babibona yego ni kazi kabo je siko mbibona sindi no mwo mujyo Yego. kandi nta n'umunyarwanda yifuriza ufite akamaro ukunda igihugu yego kugira ibintu nk'ibyo niba ari abanyarwanda baba hanze muri diaspora batavukina yego bakivuga neza muhura avuga n'icyongereza gusa akabwira kuntu igihugu kiba ari cyiza we wavukiye wabaye hano imihanda ya Kigali waratembereye amahoteli waratembereye umutekano urwengereye kugera hanze kuri twe nk'umunyarwanda umuntu wese akumva ukamuga kuri umunyarwanda ewana umunyamahanga kwakira neza kwa Kagame nkibaza ngo niba umunyamahanga hari ikintu batabona dukoreye izina hari umutaramanye tujya tuganira ku mbuga nkoranyambaga twahuye gutyo muri groupe ya Chelsea umuzungu anyitira Kagame yego kuko nta rindi zina ryanjye nyine ayangira mugora tavuga ati muhungu wa muzehe komera cyane muzehe atwubakiye izina turagera tutikandagira yego kujya ahantu nishema utamburira abandi abanyamahanga bari gushaka gutura iwacu bose izina ni ryiza yego uzaraneye kugira izina yari duhaye pe ariko n'ibyo n'abanyarwanda twe twarayamaze tuti wambaye ikirezi ntamenya ko kera yego ariko mbere yo kujyanza mbere yo gusobanura byinshi ahita ahubwo wumva bagusobanuye yego ibyo ngibyo ntekereza ko hari abandi babanje batabyize ariko nyuma y'ibyo ngibyo nyine bikagenda ukabona ari wa mwijuto w'ikinonko kuri badi ibyo nahoze nkubwira nyine n'ibyo ngibyo yego reka dusoze ejo reka ngushimire buranisha urakoze cyane kaba kandi ni iby'agaciro kuba uduhaye umwanya wawe kuba naguhamagaye ukaza biba ari iby'agaciro ari umwanya nawe wigomwe ni byiza cyane urakoze kabisa n'umuvandimwe se nawe ahubwo ndagushaka kumwima amahoro rwa Gasabo vuba yego hara ni mu rugo nge nta kibazo ngomba kwitabira kabisa yego